ko batanze. Haleluya. Izuba ryavuye. Amurikira inzira. Aha, barakoze cyane mu ndirimbo nziza. Bagaragaye ko bambaye neza ariko no kuririmba bazi kuririmba. Iyi gahunda rero ni gahunda nziza bateguye. Ariko reka dusabe uwateganyirijwe kugira ngo atubwire amateka y'ikorari mbere yuko bakaturira mutsima. Hanyuma atubwire amavu n'amavuta y'ikorari atambuka imbere. Nyuma yaho ndaza kubabwira igikurikira. Miri yatambuka bakamushyikiriza indangururamajwi, aratubwira ikorari yatangiye ryari, yatangiye ite, igitekerezo cyaturutse he, kugira ngo ibigeze uyu munsi wa none. Uraho neza? Uraho neza. Wakwibwira abatwumva? Muraho mwese. Sabato nziza. Umunsi umunezero. Sabato nziza. Mbere ndabona umaze imyaka myinshi utari umunyeshuri muri APAD, wasoje ryari amasomo muri iki kigo? Murakoze cyane. Nasoje mu mwaka wa 2012. Aha. Yasoje mu mwaka wa 2012. Hanyuma ugiye kuduha amateka y'iyi korari. Mu myaka 2012 bingana n'imyaka 12, harimo 12. Yatangiye ryari, igitekerezo cyaturutse he? Murakoze, tugeze mu mwanya mwiza kuva amateka ya Holy Preachers. Holy Preachers ni korari yatangiye mu mwaka wa 2012. Itangira muri groupe de prière, ni itsinda ry'abasenga bagize itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Yatangijwe ku gitekerezo cyavuye kuri Tuyishime Semiri afatanyije na Gaheta. Gaheta twamusaba gutambuka imbere. Gaheta Kayitani. Aha. Reka bamuhe mikrofone hari nawe asuhuze iteraniro. Ati cyari igitekerezo cya Miri uwo bahagararanye, ati ndetse na Gaheta. Sicyo gihe mwakoranye iki mwembi? Sashime nkuko bari babivuze, yatangiye ari groupe de prière, ari umutwe w'abasenga, ariko tuza kugira igitekerezo ko twabonaga muri iki kigo ko nta makorari yari ahari. Turavuga ngo aho gukomeza twita groupe de prière, kuki tutashinga korari kugira ngo byibura igifasha n'abanyeshuri bagenzi bacu. Nibwo twaje kwegeranya rero nk'umutwe w'abasenga, tuza gushaka izina, tuyita Holy Preachers. Noneho korari iravuka. Ubu ngo dufite abanyamuryango benshi hanze cyane. Mwabonye ko hari n'abandi batambaye uniform bari inyuma, aba bose n'abayinyuzemo, hari n'abandi bari aha n'abandi batari hano. Murakoze cyane. Aha, tutarakomeza reka nsabe abaririmbye muri Holy Preachers muri 2012 na 13 na 14 nabo batambuka imbere. Niba barimo batambuke imbere. Aba mureba bose bamaze kubaka bafite ingo. Gaheta umukobwa wawe ari hehe? Umukobwa wa Gaheta nahoze mubona hafi aha. Kariza natambuka imbere. Natambuka imbere. Yaje mu muhinzira. Araharire kazi. Akariza nazi imbere hano. Kariza nguriya. Urana umukobwa we w'imfura? Ya ni imfura yanjye. Aha. Yayishinze ngira ngo ataramubyara, sibyo? Iyi korari iri turiya mwana. Hanyuma aba bantu bose mureba bayiririmbyemo kuva 2012 kugera 2014. Chantal ngira ngo hari kuzamura. Nibyo. Nibwo bayiririmbyemo. Igitekerezo cyaje aruko mwabonaga korari ntazi hari muri APAD. Batubwiye ngo ni groupe de prière, hano tumenyera ama groupe menshi. La Fadisari, abarinzi, Islam, Catholique na so. Ni yihe groupe de prière yavukiye muri korari? Murakoze, ni groupe de prière igizwe n'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Twavuga gute? Amen. Ibintu byiza abana kuba baririmbye muri korari barangiza kuko bati ntago byarangirira muri APAD,
ahubwo tuzajya dukomeza kuza dushyigikire barumuna bacu. Ngira ngo mwakomeza. Sabato nziza. Musumuneza. Nitwa Felix Byimana. Nanjye ndi umwe mu baririmbye muri ino korari. Ngewe icyo nakoragamo nayo umutoza wabo w'abaririmbyi, kandi n'ubu ngubu njya ngira kuza nkabafasha. Hari icyo mugenzi wanjye yari yibagiweho. Muri iyo myaka yagiye ihita twagiye dukoramo, hari buriya mu bintu byose tugira umuhererezi. Hari umwana twagize wasigaranye izo nshingano no gukorana n'abandi, niwe watujemo ari umwana yigaga mu wa kabiri, niwe twamwise Kadete, yari bucura w'iyi korari. Diane yakwigira imbere hano. Nadia. Rero nawe yayirimbiyemo yiga mu wa kabiri hano, niwe wajemo asa nk'aho ari mutoya kuri twebwe, ndetse tunamusigira n'izo nshingano, akomeza gukorana n'abana kugeza na n'ubu. Urabona ko bakiri kumwe, ubu arimo gusoza ubu ngubu, nawe tukaba tumushimiye cyane kuko yarakoze cyane, yarabaturindiye kandi akomeza kuzana abana kugira ngo bakomeze bakore umurimo w'Imana. Murakoze cyane. Murakoze kuba mutubwiye amateka, amavu n'amavuko y'ikorare. Imana ibamugisha kandi naho muri muzakomeze gukora. Reka rero mbasabe kugira ngo uriya mutsima tuwegere, hanyuma twizihize anniversaire. Nidusoza ndaza kubabwira ikindi gikurikira. Imana nziza ibihe byose. Ibihe byose. Imana nziza ibihe byose. Ntabwo nakunda ko mwamutuje cyane, niyo mpamvu nsubiyemo. Amazina nitwa Manishimwe Patrick, ninjye wahisemo iri zina. Impamvu narihisemo, nahereye ku bigaragarira amaso, nabona kuko abanyeshuri ba pade basa, ndagenda bati ko tuyite Holy Preachers, bivuga ngo ababwiriza bera. Amashyi menshi cyane. Abantu noneho baririmbye muri Holy Preachers kuva mu ya myaka navuze haruguru kugera muri 2021, nabo bagiye hari imbere. Abaririmbye muri Holy Preachers, Moise ko wicayeho ntiwayiririmbyemo mwese, ndavuga 2012 na 13 na 14 na 15 na 16 kugeza mu 2021, baze hano imbere. Muratangaye ati na Moise yayiririmbye abana umunyeshuri. Ese aba bantu si beza? Ni beza? Uyu munsi wa none aba nibo batumye Holy Preachers igera aho igeze uyu munsi. Turabashimiye cyane ku gitekerezo cyiza mwagize, tubashimiye mu buryo mwatekereje gushinga korale, ndetse tukaba tubibutsa ko iyi korale ikora ubutumwa ahantu hatandukanye, by'umwihariko kuriya wayise korale Holy Preachers yigeze kubatumira iwabo Nyagatare tujya kuririmbayo n'iyi korale Holy Preachers. Imana ibaho umugisha. Banya gato bagira icyo bavuga kuko ngo hari akantu baduhishiye, baraza kutubwira n'uburyo uriya mugati tuwukata. Reka duhe umwanya Felix. Emily, twakomeza. Murakoze. Nk'uko iyi korali imaze imyaka 12, ntabwo imaze imyaka 12 turi aho turyamye dusinziriye. Hari ibyo twakoze, tugiye kumva rero urugendo twabayemo muri iyo myaka yose. Mu mwaka wa 2013 abari umubare munini mu bayishize bari basohotse, biba ngombwa ko korali icika intege, ariko animateri yarahabaye n'uwitwa Pascal na Felix wari usigaye hamwe n'abandi bariegeranya na Gaheta, korali yongera kugira imbaraga. Mu mwaka wa 2014 nibwo twabashije guhabwa izina, tuva kuri groupe de prière duhinduka korali Holy Preachers. Mu mwaka wa 2015 twabashije gusohora audio volume ya mbere, iri indirimbo 12, iyo volume twayise Mbabarira.
mu mwaka wa 2016 twabashije gusohora none volume ya kabiri iriho indirimbo 11. Iyo volume twayise dutegereje umunsi. Nk'uko twari dukoze cyane, hari ukuntu byagenze twongera gusohora igice cya volume ya gatatu mu mwaka wa 2023. Icyo gice twakise Zuba, tukaba tugikomeza gukora. Ariko mu mwaka wa 2016 twararebye dushinga ikintu bita abamambure. Ni abakunzi ba Holy Preachers hamwe n'abandi bayiririmbyemo bize hano mu kigo cya PADE hamwe n'abakunzi bayo. Muri iyo myaka yose ntabwo korali biraho gusa, ibifite abayobozi. Twabashije kugira abayobozi harimo Gaheta, harimo bagiye batera intambwe bajya imbere, abayobozi bayiyoboye harimo Niyo Gakiza ntabwo yabashije kuboneka, harimo Job nawe ntabwo yabashije kuboneka, harimo James Uwiringiyimana, James nguyu, harimo na Joseph nawe ntabwo yabashije kuboneka, harimo na Obed Habimana. Abo nibo babashije kuyobora Holy Preachers muri iyo myaka yose. Kugeza ubu turishimye cyane, turashima Imana, tukaba turi kwizihiza isabukuru y'imyaka 12 tumaze. Murakoze cyane. Arakoze cyane. Twavuze abamambure kuva muri 2012 kugeza 2021, ariko kuva 2021 na 2 na 3 nabo barahari, baza hano imbere. Imyaka 12 bamaze bakora umurimo w'Imana muri kino kigo cya PADE. turagira ngo rero abantu bateguye kujya umugore umutima mwese urabageraho, ndabizi uraberekiye abafumeza. Aha, amashimeza abantu bafite chance, abantu bafite chance. Barakoze cyane kuba badukatiye uriya mutsima, ikimenyetso cy'imyaka 12. Reka turebe umwana ufite imyaka 12 uri hano, uri hano ufite 12 aze hano, ufite 12 ndamushaka nawe wino. Uyu mwana angana na korali Holy Preachers, yavutse 2012, afite imyaka 12. Genda nawe gatuka ubwatsi, egera keke. Hanyuma reka tubasabe buri wese asubire aho yari ahagaze, abandi bari bicaye, nze kongera igikurikira uburyo bwo gucuruza uburyo bwete. Projecteur bajye ku ruhande. Muri ihangana izuba ryakubiseyo nibyo rya project mbere. Uko igaragarana biraba bigaragara kubera izuba biragaragara nabi,
ariko murihangana murayibona. Kamanzi Tony arakenewe hanze gatoya. Kamanzi Tony. Kamanzi Tony. Zamura ukavure. Arakoze cyane kwitwereka, mudufashe kuzamura ku byuma gato. Iyi ndirimbo ko mwayitweretse tuzayirebera. Murakoze. Izi ndirimbo ni ebyiri. Yego. Tuzazisanga kuri YouTube channel yacu yitwa Holy Preachers Family Choir. Mufite YouTube channel? Turayifite. Kandi mukeneye sub cyane. Share na comment. Byose. Abanyeshuri benshi n'abahite. Twese dutashye ako kantu tugakore. Haleluya. Amen. Aha, reka rero mu magambo make watubwira icyifuzo hanyuma tugakomeza. Murakoze. Ku cyifuzo dufite nka korali Holy Preachers, Imana yaradufashije dukora video volume ya mbere. Yari yanaradufashije kera dukora audio volume 3. Rero turasaba ngo mudufashe mu gukora video volume ya 2. Murakoze. Ariko volume ya 2 ntago dushaka indirimbo ebyiri. Yes. Ibyo murabisaba abandi. Abantu ba mbere icyo cyifuzo ndaza kugisaba ni umuyobozi wacu w'ikigo cya PAD nawe wari kumwe n'abanyeshuri muri rusange, kuko inkunga yanyu irakenewe kugira ngo dukomeze gukora umurimo w'Imana. Murakoze cyane. Mugiye kuturimba indirimbo imwe mu kijyanye n'iyi album mwayise, hanyuma muramwihanganye mwicare ibindi ndaza kubibabwira. Cya kabiri bakivaha ndasaba umuryango wa Baranediza bari batandukana imbere. Nabwiye ko abasore bari bakurikirana imwe haciye n'umwe hagati, hanyuma baturirimbire mu ndirimbo nziza batoranyirije 3. Nibahava turaza gusaba ijwi ry'ihumure nabo mu ndirimbo 3, ariko nabo nta ndirimbo basabye. Kumva
ndaje mwami Yesu ndaje ndaje
nshuti zacu nziza tumutekereze mukiza mwiza n'isezerano kuzaba muri twe bitunezeza wibuke isabato Imana yahiriye ngo tuboneremo imigisha myinshi wibuke isabato Imana yahiriye ngo turuhukemo imirimo yacu wibuke isabato Imana yahiriye twibwira ibyiza byose byo mw'ijuru twibwira ibyiza byose byo mw'ijuru Haleluya. Isabato nziza. Iyi ndirimbo ndayikunda nawe ndayibakundishije kandi mbifurije amahoro meza y'urukenyerero. Ejo turi kumwe saa kumi n'ebyiri. ku musozi habaga akayaga keza inyoni mu biti ziririmba oh yesu niho yagiye ashaka gusenga yarafite intimba ku mutima ibyaha by'isi byari biri kuri we n'igihano cyacu kiri kuri we yaciye iminyururu yari yamboshye yigishe y'urwandiko rw'amigaga yampinduye umwana w'Imana b'igikomangoma cyo mu bwami bwe yaciye iminyururu yari yamboshye yigishe y'urwandiko rwandegaga yampinduye umwana w'Imana b'igikomangoma cyo mu bwami bwe Golgotha bamubamba nta nduru yateye kuko yarazi icyo akora yarapfuye arazuka ubu ari mu ijuru iyo ni intsinzi kuri twese nzahora mbivuga iby'urukundo rwe urukundo yankunze ni rwinshi yaciye iminyururu yari yamboshye yigishe y'urwandiko rwandegaga yampinduye umwana w'Imana b'igikomangoma cyo mu bwami bwe yaciye iminyururu yari yamboshye yigishe y'urwandiko rwandegaga yampinduye umwana
bwami bwe yaciye iminyururu yari yakoze ibyise y'urwandiko rwandikaga yampinduye umwana w'Imana b'igikomangoma cyo mu bwami bwe yampinduye umwana we b'igikomangoma cyo mu bwami bwe yampinduye umwana we b'igikomangoma cyo